الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. Rikafata uyu mwanya nshime kandi nsingize Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah we nsaba ubufasha we niringiye ku buzima bwanjye bwahanga kuri iyi si n'ubwejo ku munsi w'imperuka. Amahoro n'imbisha nibigure kandi bisakare kuri Imana Muhammad sallallahu wassalamu alayhi. Bagaragu b'Imana reka dukomezanye na Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi ahagiye kuduha zimwe mu ngero zibitubaho tukayibona nk'ibisanzwe kandi mukuri nta kindi ari ukugira ngo Allah subhanahu wa ta'ala aduhabure adutinyishe ibyaha. Murabizi igitabo cyacu ni Ad-Da'u wad-Dawa, kiratwereka indwara nta buri muti. Indwara cyahereyeho ni indwara y'ibyaha. Rimwe na rimwe umuntu arwara niyibuke ko arwaye. Rimwe na rimwe umuntu arwara niyibuke kugaruka no kugandukira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Imana iratubwira iti wama nursilu bil ayati illa takhwifa, nitwohereza ibimenyetso uretse kugira ngo tubatera ubwoba, uretse kugira ngo turebe ko mwagaruka. Niyo mpamvu Umar bin Khattab radiyallahu anhu ku gihe cye nkuko tubikesha igitabo cya Imam Ahmad rahmatullahi alayhi ko Umar bin Khattab zulzilat al-madinati ala ahdihi, ko rimwe ku gihe cye Madina yigeze gutambuka mu mutingito. Arangije ahamagara abantu ahirengereye agira ati ayyuhan nas, yemwe bantu, ma hadha, ibi ni ibiki? Ese nimubona ko ibi mubona nk'ibyaha, ibyo dukora nk'ibyaha kari byo bishobora kuba byabaye impamvu y'umutingito? La in aadat la usakinukum fiha, umutingito nugaruka nta mahoro ndi bubahe. Umar umutingito urabaye rimwe agize ubwoba ko bishobora kuba ari ibihano by'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Aba nibo bari bigishwa birumwe Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inumwe Imana imvura yaragwaga yatambukamo inkuba n'ibindi bitandukanye, ntiryame ikazenguruka mu nzu igira iti Allahumma sallim sallim, Mana turagusaba ko yaba imvura y'amahoro. Sajib lana nafi'a, Mana duhe imvura y'umugisha. Ariko twe imvura iratambuka ibiza bikabaho, inzu zigatemba tukayibona nk'ibisanzwe ngo bariya nuko batuye mu manegeka. Ka'b nawe aragira ati innama tuzilzilu al-ard idha umila fiha bil ma'asi, mukuri isi ntitingiswa, isi ntibaho umutingito uretse igihe abantu bakozemo ibyaha bitandukanye. Bayisilamu bavandimwe, Bayisilamu mugandukira Imana, bemera Imana kazi. Ibitubaho byakagombye kuba icyitegererezo n'ikimenyetso cyuko Allah subhanahu wa ta'ala ashaka ko tumugarukira. Bavandimwe, biba bibabaje kuba twaba dufite umurwayi mu nzu warozwe, umurwayi mu nzu urwaye kanseri, umurwayi mu nzu wacitse amaguru, umurwayi uri mubabara, natwe turi mu byishimo rimwe na rimwe bya haramu. Ngaho ceremony nka birthday zidafite aho zikomoka, ngaho amakwe ya haramu, dusize umurwayi mu nzu uri muribwa na kanseri. Rimwe na rimwe umurwayi nawe ataramenya Imana neza cyangwa se atazi kuvuga amagambo amugarura kwa Allah subhanahu wa ta'ala,
ugasanga yataka ari muri ye baba we mama we mama, aho kugira ngo avuge ya Allah, kubera ko ibyo Allah yabikoze kugira ngo bibe ikimenyetso kuri we n'ikimenyetso kuba mukikije. Ariko abamusuye basanze ataka, usanga rimwe na rimwe babibona nk'ibisanzwe, bakicara iruhande rwe banegura, bakora ibyaha bigiye bitandukanye. Abamusuye batambaye hijabu, kandi maskini uwo murwayi ni ikimenyetso kuri twe cyuko Allah subhanahu wa ta'ala arashaka ko tumugandukira, arashaka ko dutekereza ko natwe hari umunsi nitutababazwa hangaha kuri iyi si tuzababazwa ku munsi w'imperuka. Wa na'udhu billahi min dhalik. Dusaba iteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yaduha kumugarukira, yaduha akaturinda kubabara kuri uwo munsi. كتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار. عمر بن عبد العزيز umwe mu bayobozi ba Kisilamu, amaze kubona umutingito ubaye ku gihe cye, yanditse iletere ayoherereza abayobozi bagiye batandukanye mu duce dutandukanye, ababwira ati fa inna hadha rajul shay'un yu'atibu Allahu bihi al-ibad. Ako mubonye nk'umutingito nta kindi ni ikimenyetso cyuko Allah subhanahu wa ta'ala ashaka ko tumugarukira, ashaka ko tumutekerezaho, ashaka kuduhana, ashaka kudutera ubwoba kugira ngo arebe ko twagaruka. Aba nibo bize neza mu mashuri y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. Imana iratubwira iti ibimenyetso umuntu atwohereza nta yindi mpamvu uretse kugira ngo tubatere ubwoba. Nuko Umar ategeka abayobozi bose ba Kisilamu ko basohoka bakajya ahirengeye, bakazenguruka bagenda batanga sadaka, kubera ko as-sadaqatu tutfi'u ghadba rabb. Isadaqa mwumva izimya, igacururutsa, igakuraho uburakari bw'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Niba urwaye tadawa bisadaqa, ushobora kwivuza ukoresheje sadaka. Naam, ubwo burwayi bwawe bushobora kudakira watanze niyo sadaka, ariko nibura wanapfa ugahura na Allah subhanahu wa ta'ala akwishimiye. Murumva Umar bin Abdul Aziz icyo yakoze amaze kubona umutingito, yashishikarije abantu gutanga sadaka ku bwinshi kugira ngo Allah subhanahu wa ta'ala niba yabarakariye uburakari bwe burangire. Arangije abasomera aya muri iyo nyandiko yabandikiye, ababwira ati qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla. Yaranezerewe wa wundi wiyogeje, wa wundi wisukuye, wa wundi watanze sadaka. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. Fata mu mitungo yabo zaka, ibi impamvu yuko boga bisukure. Izi sadaqati dutanga, izi sadaqati ni zaka dushishikarizwa gutanga, zoza imitungo yacu zikatwoza natwe ubwacu. Kuri iyo mpamvu igihe tubonye ibibazo n'ibigeragezo n'imisukosuko ya dunia, uburwayi, kubura akazi, ubushomeri, tujye twihutira gutanga sadaka. Ushobora gucinja itungo ryiza ukaritanga, urigaburira abakene, usangira nabi wawe, nta kindi iryo tungo uvuga bismillah,
wirinda kuba wabikora kubera ko umupfumu yabigutegetse, ukirinda kuba wabikora ubikora muri za nzira ashab al-bid'a abakora ibihimbano babikoramo, wowe ukabikora mu rwego kugira ngo utange sadaka. fasalli li rabbika wanhar, senga ugandukire umuremyi wawe kandi ucinje utange ituro kubera Allah subhanahu wa ta'ala kubigukikije. Allah subhanahu wa ta'ala ntakeneye izo nyama uba wabaze, ahubwo icyo akeneye ni taqwa, kuba bikoze kubera we no kugira ngo uzamure izina rye. Umar bin Abdul Aziz abandikiye abashishikariza gutanga sadaka, abasomeye aya Qur'an igira iti qad aflah man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla. Arangije abandikira izindi aya zigira ziti mwibuke munavuge nkuko umukambwe wanyu Ibrahim alayhi salam, umukambwe wanyu Adam alayhi salam, data wacu wo twese ari we Adam, aho yagize ati qala rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. kuri umutingito mubonye, kuri ubwo burwayi urwaye, kuri ubwo bukene ufite mu rugo, ujye ugira uti nkuko Adamu yagize we na Eva, bagira bati ظلمنا أنفسنا, twahuguje imitima yacu, nutatubabarira ngo utugirire impuhwe lanakunanna min al-khasirin, tuzisanga mu banyagihombo. waqulu kama qala Nuh, nimurangiza muvuge nkuko Noha yagize ati wa illa taghfir li wa tarhamni akum min al-khasirin, mana nutangirira impuhwe cyangwa se ngirira imbabazi nzisanga ndibuze kwisanga mu banyagihombo. waqulu kama qala Yunus, muvuge nkuko umugaragu intumwa nabi Yunus alayhi salam yagize iti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin, mana nta yindi mana ikwiye gusengwa uretse wowe, nta yindi mana ikwiye gusengwa mukuri uretse wowe, ubutagatifu n'ubwawe kandi mukuri nari mubahuguje imitima yabo. mugaragu w'Imana, aya niyo magambo yakakuranze mu gihe cy'ubushomeri, aya niyo magambo yakakuranze mu gihe cy'inzara, mu gihe cy'uburwayi bukabije cyane. ujye wibuka aya magambo y'abakambwe, wicara ugira iti la ilaha illa anta, nta yindi mana ikwiye gusengwa mukuri, subhanak, ubutagatifu n'ubwawe, inni kuntu min adh-dhalimin, mukuri nari mubahuguje imitima yabo. imvugo nziza ni imvugo nk'ingiyi Nowa yagize ati wa illa taghfirli, mana kubyo mbona, ku bibazo ndimo, amakuba mbona, imisukosuko n'ibindi bitandukanye, mukuri nutangirire impuhwe, wa tarhamni, ngo mbabarire akum min al-khasirin, ndaza kwisanga mu banyagihombo. isi ni kubana ibibazo, imiryango ikwifunga, wareba uburyo wareba ibumoso, aho ugeze hose bakagutera utwatsi. ujye wibuka aya magambo ya Adam alayhi salam n'umufasha we Eva, mama wacu ari we Eva, ugira uti rabbana zalamna anfusana, mana twahuguje imitima yacu, wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin, waramuka utatubabariye cyangwa se utugirire impuhwe, dufite ubwoba ko twakwisanga mu banyagihombo. aya niyo magambo nyir'urugo yakagombye kuvuga, aya niyo magambo umugabo mu rugo, umugore mu rugo yakagombye kuvuga, asomera dua umugabo we, umugabo nawe asomera dua umugore n'abana be.
rabbana zalamna anfusana, mana twahuguje imitima yacu, wa in lam taghfir lana wa tarhamna, waramuka utatubabariye cyangwa se ngo tugirire impuhwe, lanakunanna min al-khasirin, turafite ubwoba cyangwa se turabizi ko tuzisanga mu banyagihombo. Islamu, ibidukikije duhozeho aya magambo kubera ko si gusa abantu barashakana mu mudendezo, mwiraha, muri zabuki, mu minsi mike ugasanga baratandukanye nta mpamvu, umwe ku kabazo gato akagira kanini. Abantu uramubona afite ubuzima buzira umuze, akora siporo, azamuka imisozi, mu gihe gito wajya kumva cyangwa se wajya kubona, wahura nawe ugasanga yarananutse, yahindutse nk'umusumari. Wabaza ngo yarwaye ibi. Bagaragwa Imana, kubera iki ibyo byose tubitegereza? Cyangwa se kuki ibyo byose bitubaho tukabibona nk'ibisanzwe? Nidutinya Imana, wala ya'manna makra Allah, nta wakwirara ku Mana uretse babandi imitima yabo yaguye umugese, babandi bahakanye. Nitukirare twumve ko twamaze kugerayo, ahubwo igihe cyose tujye twishinja ibyaha, twumve ko ibiturya mu mubiri, ibibazo tubona mu miryango yacu, ibyo tubona mu bana bacu batunanira, tugaruke kuri riba dufite twafashe mu mitungo yacu, tugaruke ku busambanyi dushobora kuba twarakoze mbere yuko turongora cyangwa se turongorwa. Dukore istighfar, twicuze kwa Allah subhanahu wa ta'ala, twigarura kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tumwereka agahinda k'ibyo twakoze, tumubwira ati noneho niba tutabashije gukira iyi misukoswa n'ibibazo dufite ngaha kuri iyi si, nibura tuzahure nawe utwishimiye. Nsaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yambabarira, akabarira uwo ari wese nyumva, kandi tumusaba ko yazaduha iherezo ryiza, tukazahura nawe twese atwishimiye.